Usanga mu rwandiko Paul yandikiye Abaefeso, urwandiko rwiza cyane, urwandiko nkunda cyane, urwandiko Paul yandikishije ubuhanga bukomeye. Narimo mbwira abagenzi banyu mu iteraniro rya mbere, ndababwira ngo ntabwo ndamenya neza icyo Paul yakundiraga itorero ryo muri Efeso. Biragaragara ko yarikundaga kurusha n'amatorero, ni naho yatinze cyane, yanayibuze amagambo akomeye cyane ntarabasha kuvuga muri kano kanya. Ariko nasomye uru rwandiko nsanga Paul asengera iri torero inshuro zigera muri ebyiri. Mu gice cya mbere uhereye ku murongo wa 15 muri uru rwandiko, Paul yasabiye iri torero ibintu bigera muri 4. Ntako twakumva uriya murongo neza 20 tutarabasha kumva isengesho Paul yasengeye iri torero ryo muri Efeso. Icya mbere yarabasengeye ngo Imana yo mu ijuru ibahereze umwuka w'ubwenge no guhishurirwa ngo bitume bayimenya. Nanjye reka nsenge nka Paul, mbwira Imana ngo Imana yo mu ijuru yuzuze abanyabukane, yuzuze abantu bo kumuhoza, ibuzuze umwuka w'ubwenge, bitume mubasha guhishurirwa, bitume mubasha kumenya Imana. Icya kabiri Paul arabasengera akavuga ngo Imana amaso y'imitima yabo ahwezwe, bamenye ibyo biringizwa niyabahamagaye, bamenye ubutunzi bazaragwa mu ijuru, bamenye ubutunzi buri muri Kristo Yesu Imana izihabera. Ariko cyane cyane hari ijambo yagiye asenga mu isengesho mu gice cya mbere no mu gice cya gatatu, yagiye ababwira ngo bamenye ubwinshi bw'imbaraga. Haleluya! Bamenye ubwinshi bw'imbaraga z'Imana. Paul yaravuze ngo n'imbaraga zitagira akagero, ntawagera izo mbaraga z'ubwo. Ariko ikigaragaza ko umuntu ari umuntu nuko iteka ryose umuntu afite ibyifuzo. Levo ugezeho uzuhura n'ibyifuzo byayo, ukigero ugezemo uzuhura n'ibyifuzo by'icyo kigero. Uzuba umushomeri ukifuza akazi, wabona akazi ukabona ibyifuzo by'akazi. Iyo utarashaka ufite ibyifuzo byo kuba wenyine, wamara gushaka habamwe ibindi byifuzo. Iyo utarabyara habamwe ibyifuzo byo kutabyara, wamara kubyara habamwe ibindi byifuzo byo babyara. Igihe cyose aho umuntu ageze agira ibyifuzo by'urwo rugero. Ariko Imana ishimwe kuko mu byifuzo dufite ibasha gusubiza ikoresheje imbaraga zayo zitagira akagero, kandi igasubiza ibirenze ibyo twayisabye. Narimo mbwira abagenzi banyu ngo birashoboka ko wasaba umuntu abaye ari umuntu w'igitangaza w'inshuti magara, uguhaye serivisi nziza, yaguha ibyo wamusabye. Hari n'abandi baguheza ibyo utagize gute utasa ntibagire kuri urwo rugero. Ariko ikigaragaza ko Imana ari Imana, haleluya, iyo tuyisabye ikora, isubiza ikoresheje ibirenze ibyo twayisabye. Ikigaragaza ko Imana ari Imana, ibasha gukora, ibasha gusubiza odela, isubiza ibirenze. Ntabwo isubiza ibyo twayisabye, isubiza ibirenze. Haleluya! Imana icyubahiro. Haleluya! Narimvuze ngo ikigaragaza ko Imana ari Imana nuko izisubiza ibirenze ibyo twayisabye. Isubije ibyo twayisabye ibibaye nk'abantu. Abantu bafite ubushobozi bwo gusubiza ibyo mwabasabye, ariko Imana iyo kubera ubutunzi bw'imbaraga zayo zitagira akagero izisubiza
kuzuza ibirenze ibyo twagize gute twayisabye, kuko ni Imana y'imbaraga. Niyo mpamvu yivuze ubwayo muri Yesaya aravuga ngo mwampwanya nande, ninde duhwanye, ngo ni kuwera abaza, ngo nimwubure amaso murebe mu ijuru. Ririya jugize ngo urirebe wasanga harimo ibintu abanyabwenge batakora, harimo ibintu abanyembaraga batakora, ariko Imana kuko ari inyembaraga yarabikoze, ihanika ijuru mu kirere, nta fondasiyo ihari, ijuru riremera rirafatika, irema ijuru, irema izuba, irema inyenyeri, ibiremesha imbaraga zayo. Ariko icyantangaje cyane, Isaya yavuze ngo iyo Mana ngo niyo ifite ingabo zitabarika z'ijuru, ngo izi ihamagara amazina y'izo ngabo zose ngo zikitaba, iza amazina y'ingabo zo mu ijuru, ikamenya abari mu isi bose, ikamenya amazina yabo, ikamenya n'imisatsi yabo, ikamenya uko umuntu yitwa, na ka kazina ka kera muri korari batazi ariko iwanyu bazi kera, irakazi kuko ari Imana. Tendie qui connaît tout, il est omniscient, izi by'abantu batazi, ishobora iby'abantu badashobora, ihamagara ingabo zo mu ijuru zose zikitaba. Oh haleluya! Vuga ngo iyo Mana irakomeye, iyo Mana irakomeye, iyo Mana irahambaye, kandi gukomera kwayo niko kuza kuyitera gukora ibikomeye, kuko ari Imana ikomeye izikora ibikomeye, kuko ari Imana y'imbaraga izikora ibinyembaraga, kuko ari Imana ikomeye izikora ibyo abantu batarakora. Oh haleluya! Iyi Mana mwayiheza amashimwe ariko Paulo arimo atekereza kuri uyu murongo, ni umurongo w'ijuru ukomeye cyane. Yavuze ibintu nka bibiri bibasha gutuma Imana ikora ibirenze uko abantu babitekereza. Yaravuze ngo ibasha gukora ibirenze ibyo musaba. Reka mbivuge nitonze ngo mubyumve neza. Ibasha gukora ibirenze ibyo tuyisaba, igakora ibirenze ibyo tutaratekereza, igakora ibirenze ibyo tutararota, igakora ibitarinjira mu bitekerezo byacu. Il est un Dieu qui fait au-delà, izikora ibyo utaribwira nibyo Imana izikora, ibyo utaratekereza nibyo Imana izikora, ibirenze ibyo wasabye nibyo Imana izikora. Ntabwo twibeshye gukurikira ino Mana, ntabwo twibeshye. Imana yacu ni inyembaraga, Imana yacu ni iki? Ni inyembaraga. Paul yaravuze ngo izibikora kuko ari souverain, ifite ibisemu imbaraga, ifite ubwenge, ifite ubushobozi bwo gukora ibyo ishaka, ntawe uyikomye mu nkokora. Iyo igiye gusubiza ntigisha inama, iyo igiye gusubiza ntigira abakonseye, iyo igiye gusubiza isubiza kuko ari Imana, kandi imanuye ibisubizo ntawayihagarara imbere, ntawayikoma mu nkokora, ntawayibaza ngo urakora iki. Stendie qui fait ce qu'il veut, izikora ibyo ishatse mu gihe, ibikora mu gihe, igakora ibyo abantu, igakora ibyo badashoboye, igakora n'ibyo badashaka, ikagusubiza badashaka kwigusubiza, ikagutabara badashaka kwigutabara, igasubiza ko wayisabye, kubera souverinete yayo, kubera ubuhangange bwayo, kubera imbaraga ziyirimo. Kandi natangaye cyane, hari umuriro ngo kubera urukundo rwayo ngo n'ubuntu bwayo ngo biza bituma idusubiza iyo tugize gute, iyo tuyisabye. Haleluya! Icyakabiri Paul yashuriwe, yamenye kuko imbaraga
yuko Imana ishoboye byose. Ikerekana ko ari Imana nuko ishoboye ibyananiye abantu. Ako mwayimpera amashyi Imana. Hari abagabo babiri mu ijambo ry'Imana yabwiye amazina yayo adasanzwe. Yigeze kubwira Aburahamu, arayibwira mu gitabo cy'itangwa cya 7, arayibwira ngo Aburahamu, ndi Imana ishobora byose. Nubwo ubona nta rubyaro, ukaba ugeze mu myaka 75, ariko nitwa Imana ishobora byose. Igihe nzabishakira nzaguha urubyaro. Turebe ku myaka, turebe ngo urakerewe. Ntabwo Imana izikererwa. Igihe cyose ikeneye, igihe cyose Imana ibisubizo isubiza kuko ari Imana ishobora byose. Yabwiye kandi Mose mu gitabo cyo Kuva 6, arabwira ngo Mose, nubwo ubona Farawo yigize igitangaza, ariko ndi Imana ishobora byose. Uzabakura mu Egiputa kuko amaboko yanjye akomeye. Niyo mpamvu Isaya yavuze ngo ni Imana y'inyembaraga, ni Imana igira amaboko akomeye. Haleluya. Igira amaboko akomeye, igira akaboko. Hari abantu bavuga ngo babonye akaboko k'Imana. Nta Mana igira akaboko. Imana igira amaboko agize gute? Akomeye. Ni ku ijambo ryambwiye ngo yabakurishijeyo amaboko akomeye. Kandi itangazo rikomeye mbahaye, ayo maboko aracakora. Aya maboko n'uyu munsi arakora. Aya maboko aracyakora. Bwana asifiwe. Amaboko yayo ntarasaza. Amaboko yaracyafite imbaraga. Uko yatangiye n'uyu munsi niko ikiri. Iracyafite amaboko akomeye, iracibisemo imbaraga zo gukora ibirenze. Reka mvuga ngo mwese aho muri mufite ibyifuzo, ariko uyu munsi Imana we, reka ngubwire ngo bya byifuzo ufite irabishoboye gusubiza ibirenze. Humura, izasubiza ibirenze uko wabisabye. We wasabye utuntu duke cyane. Iyo musaba utuntu duke, yareba igaseka, kavuga ati yabo waruzi imbaraga zanjye. Yabo waruzi iki imbaraga zanjye. Narimo mbwira bagenzi banyu, Imana ni igitangaza. Muyimpera amashyi bagira akantu gatoya. Izikora ibirenze ibyo abantu bagira gute batekereza. Hari abanyembaraga, bumva ari abanyembaraga, ariko Mungu wetu niwa aja. Imana yacu ifite imbaraga ziruta imbaraga z'abantu. Mu gitabo cya Daniyeli igice cya 3 urasanga umugabo w'umunyembaraga. Bibiliya izivuga ngo umugabo witwa Nebukadineza yari yibise imbaraga zikomeye. Hariya Babiloni yari yarabakisha imbaraga zikomeye. Munsi umwe aterwa n'uburakari bukomeye cyane. Aravuga ngo ngiye gukora Imana nanjye. Ndarema Imana kandi abantu bose bagire gute? Bayubarare, bayipfukamire. Ngo abantu bose baraza, ariko hari abasore muri iryo teraniro bari baramenye Imana itari izo mana za Nebukadineza. Imana igwishurire imbaraga z'Imana yacu. Imana igwishurire Imana tuvuga uyu munsi. Baravuga ngo twebwe ibyo si Imana Nebukadineza. Urabesha abaturage. Izi si Imana, hariho Imana yo gupfukamirwa. Iyo niyo twebwe turadupfukamira. Nebukadineza mwabonye ko bahinyuye Imana ye. Aravuga ati bano basore b'abanyagano batari kumva n'Imana yanjye, utubarara hasi ngo ayiramye, mumujugunye mu itanura ry'umuriro. Kandi
kandi ngo baryenyegeze inshuro zingahe? Muvuge cyane, inshuro zingahe? Ubwo itangazo ryazamutse cyane, ubwo ryarazamutse umuriro mwinshi cyane, ariko Saduraka, Meshaki, Abedenego bari bazi imbaraga z'Imana, bavuga ngo Imana yacu iri hejuru y'itanura kandi ibasha kudukiza, irabishoboye, ifite izo mbaraga zo kudukiza muri tanura. Ariko nubwo itanabikora ntabwo twabipfukamira ngo barabafata bajugunya muri rya tanura ry'umuriro. Ariko ikinejeje cyanangaje, haleluya, iyo ugiye kuja mu kibazo usanga Imana yahageze kare. Mungu anatutangulia katika jaribu, Imana ikubanziriza mu kigeragezo, bakabona ukirimo uhagazemo neza, uratuje, ntibamenye ibyabaye. Kumbe Mungu alishafika zamani, Imana yahageze kera. Haleluya, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Naratangaye cyane n'iri jambo ryarantangaje. Birambwiye ngo Nebukadineza ngo agiye kwitegereza, ariko uyu muriro wari ukaze. Birambwiye ngo uwo murongo warasimbutse ngo ufata ba basore babajugunyemo kugira ngo ubuhanuzi busohore. Ijambo ryarambwiye ngo izatanga n'ingabo nyinshi zigire gute? Zife ku bwawe. Ariko ushize mu bwenge bwa kimuntu, niba umuriro wafashe abatageze mu itanura, ubwo abageze ngo bimeze gutera, ubwo si ibindi. Ariko ngo Nebukadineza ngo agiye kurunguruka, ngo abonamo abagabo 4 kandi babohowe. Ariko ngo uwa 4 ngo yasaga n'umwana w'Imana. Haleluya, Imana ifite imbaraga zo gucecekesha umuriro, Imana ifite imbaraga zo kunetralize umuriro, Imana ifite imbaraga zo kukurokora uko waba uri ko, aho waba uri hose, ibibazo waba urimo hose, Imana irabishoboye. Haleluya. Yakuye isomo rikomeye cyane, aramukunze umugabo. Yaravuze ngo iyi niyo Mana, Imana ya Saduraka niyo Mana, na ibindi byo mu byihorere. Iyi niyo Mana ibasha gutabara bene aka kageni. Imana izinetraliza imbaraga ziki zumu, irenze byose. Rata ngo ibasha gukora ibirenze twagize gute? Twayisabye. Reka mbayeze imirongo nkinga y'Bibiliya n'indangiza n'icare. Nasomye ijambo ry'Imana mu cya mbere cya Samweli. Ni amagambo muzi cyane. Murasanga umugabo ufite abagore 2, ngo umugore mutoya ngo arabyara we, bamwita ngo ni Penina. Ngo yarazi ibintu 2, yarazi kubyara no kuvuga nabi. Kugira gute? Kubyara no kuvuga nabi. Ku murongo wa 6 ngo yahoraga abwira mukeba we Ana ngo akamubwira nabi. Ana we yarazi gusenga, Ana yarazi gusenga, ingumba yawe itarabyaye. Ariko Imana yo mu ijuru yareba Penina n'amagambo havuga, kamwe ati yaba waruzi ibyo nibwira kuri Ana, nubona mugenzi wawe ari mu butayu, gabanya amagambo, ntuzi icyo Imana ihaye mutegurira. Umunsi umwe ubutayu buzarangira. Haleluya. Umunsi umwe ubutayu buzarangira kandi azabusohokanamwo amasikise. Ijambo ryarambwira ngo Ana akomeza gusenga, yewe kugeza ubwo n'umutambyi yamurebaga agatekereza ko uyu mugore ari umugore w'ikigoryi w'umusinzi. Ariko ati ntabwo ndi umugore w'ikigoryi, ahubwo ndi umugore usutse amaganya imbere y'Uwiteka. Uriya muri Oziya nawe Imana imweze umugisha, nahoraga nje imbere y'Imana ngasuka amaganya imbere yayo, ariko akambwira